Ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda. Turabashimira gukomeza kubana natwe mu nama y'icyumweru. Mugiye kugezwaho nanjye Uwera Triple Minyo. Inama y'icyumweru. Ntugacibwe intege n'ibyo watakaje mbere, ahubwo bikubere imbarutso yo gutegura iby'ahazaza. Gukosa bibaho, burya hari amakosa wahindura, hari n'ayo utabasha guhindura. Ntuzatinde ku kintu kitahinduka, kuko nicyo cyagutesha umwanya kikanatuma ntacyo ugeraho mu buzima. Nk'uko iyo ugeze mu isayo ushaka utubuye wambukiraho, ntiwasubira inyuma ngo udukuremo. Ni nako utagakwiye guta umwanya usubira inyuma mu makosa yawe yahashize. Burya biba byiza iyo uguye ukabyukira aho wagwiriye. Ntabwo uzagwa ukambakamba ujye kubyukira imbere, cyangwa ukambakamba usubira inyuma ngo ubyukire inyuma. Ahubwo wagakwiriye kubyukira aho wagwiriye, kuko akenshi ahantu ukoreye ikosa biba byiza iyo uyise ubona ko ariho wagakwiye no kurikosorera. Nubona ikosa ryakosoka, bizakubera isomo ryo kutazongera gukosa. Bavuga ko umuntu udakosa ntabasha kuvumbura, kandi burya si byiza kugendana igikomere, kuko byanga byakunda iyo ugendanye igikomere uracumbagira. Biba byiza iyo ubanje gukira icyo gikomere ukabona gukomeza urugendo. Niyo mpamvu utagakwiye kugumana mu mutima iby'ahashize. Mugenzi wanjye, ntukubakire ku hashize, kugira inzika biboha umutima, bigatuma witwa umunyantege nke mu maso y'abaguhemukiye. Reka hashize utunganye ahazaza.